Niba ntacyo bigutwara uretse gusimbuka ino video gato nkagusomera uno murongo wo muri Bibiliya. Mujye mwiringira umwami iminsi yose, kuko ari umwami Yehova nyine ari we rutare ruhoraho iteka ryose. Ntabwo bavuze ngo mujye mwiringira umwami rimwe na rimwe. Ahubwo baravuze ngo tujye twiringira umwami iteka ryose. Bivuze ngo tumwiringire mu bihe byiza, tumwiringire no mu bihe bitari byiza. Ngo ndetse niwe wenyine rutare ruhoraho iteka ryose. Umuntu ashobora kuba ari umuherwe atunze ibintu byinshi, imodoka, amafaranga, muri make atunze atunganiwe cyane. Ariko mu munsi umwe ibyo byose bikagenda bitewe n'ikibazo runaka yahura nacyo mu buzima. Umuntu ashobora kuba afite ababyeyi bamukunda, bamurera, ariko mu munsi umwe gusa akaba yababura. Ndetse n'umuntu ashobora kugira inshuti nyinshi cyane, nyinshi koko, zimufitiye umumaro, zifite icyo zimufasha. Ariko izo nshuti akantu kamwe kagatuma zimuvaho zose, ntagire n'imwe isigara. Ariko hariho umuntu umwe gusa udashobora kugutererana mu bintu byose, ni Yesu Kristo. Yesu Kristo uri mu byishimo azaba ari kumwe nawe, ndetse n'ubu uri no muri bya bibazo bikomeye azaba ari kubicanamo nawe, ntabwo azigera agutererana. Muri iyi ngingo navuze ngo abiringiye abantu barabimukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Ariko Yesu Kristo we ngo ntajya ahemuka, ngo ndetse ntajya akoza isoni. Reka dukure icyizere cyacu n'amakiriro yacu ku bantu no ku bintu, ahubwo dushyire amakiriro yacu kuri Yesu Kristo. Niwe wenyine udashobora kudutererana kandi niwe rutare ruhoraho iteka ryose. Ariko uri kumva umuntu wabayeho kuva isi yaremwa, nako si no kuva isi yaremwa, kuko itaranaremwa yabagaho, kandi akaba azahoraho iteka. Uwo muntu urumva wabuzwa n'iki kumwiringira? Nari nibagiwe yuko n'iyo si ndimo kuvuga nawe ariwe wayiremye. Urumva wabuzwa n'iki kumwiringira? Kuruta kwiringira amafaranga uzi neza yuko isaha n'isaha wayabura, ndetse n'aba bantu uzi neza ko isaha n'isaha bagusiga. Dufate icyizere cyacu cyose uko cyakabaye tugishyire ku Mana. Ntabwo Imana izigera idutenguha habe na gato. Shalom.